Umwana ubu ari azajya mu kabiri segonderi ndashaka yuko namara gufata indangamuntu nzamushakira amafaranga yiga imodokari mushakire perima yikorere noneho ku buryo nanjye Sandrine naza koza umushoferi uya akazaza ntwara mu yo nzagura none se kuko ntabwo nese umugabo arabura mubona ahagaze ngo baze bamubwite tuguhangaye nangaye ntabwo atega umugabo aragenda nk'urugero yakamwa niba ari umukobwa nkagenda nkamusohoza cyangwa nawe akanyihamagarira ahubwo ese kujya agaturu kamwe nangaye ngo hamagara ngewe nzi yakamwana agahita ambwira yakamwana agahita ambwira agaturu ni 5 agaturu cyakwa ni 2 ngese abakongorera se mu muryango wandi ine batabumva byari kuraro gusubije ikibazo ahubwo hisunkata dora ahantu heza wasohokera n'umukunzi wawe famiye cyangwa se n'inshuti zawe mukirira amafaranga ntawe wahagaze hejuru nta handi ni Rugende Park. Rugende Park tubafitiye ibyiza byinshi wiyicarira mu busitani ufata icyo ushaka ugatembera ku mafarasi nawe ufite umunaniro tugufitiye sauna na massage abageni ndetse n'abandi bifuza amafoto meza ni muze muri Rugende Park kubera ko tubafite jaride nziza utemberaho ndetse uri no kwifarasi abakeneye kwidagadura mwese ni karibu kubera yuko tubafite n'ibibuga by'umupira ndetse n'ibya basket ni karibu muri Rugende Park. Mukiriya wacu uri mu mujyi wa Kigali geri Kabuga werekeze Rugende ya kaburimbo ukata gahanda kerekeza ku Muyumbo aho hafi gato cyane urahita ubona icyapa cyanditseho Rugende Park ni karibu. Reka mbahe ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri Mudasobwa Show nkuko mubimenyereye kuri mikoro ni Theo 7 Pro turi kumwe n'abastari hano kuri kamera yaka ariko si ngombwa kwivuga noneho kuri Mudasobwa Show ntabwo bukivuga hano ni mu rugo ubu twabaye basangwa ntabwo tukira abashyitsi ntabwo ari ngombwa kwivuga oya baranatuzi barabizi yaka kuvuga ngo yaka cyangwa se bahizi Venuste Nzovuste twebwe rwose ariko abanyamakuru iki gihe mwasaza unyita muzehe ndi so waso ndi so wanyoko ndi muzehe Iriseko ugiye kumbuza kuzaza nite ariko se bazikonzi ko ntamenye ugira mu kanwa koko akagoro uri kukabashara ku ruhande rumwe bahize abantu batamuzi runo ruhande rw'ibumoso ntamenya bamwe durahagurutya n'umwobo nta kintu kirimo ahubwo ukuntu ari kubashika akagori byanyura ariko kugenda gahengeka none narangiza aramubwira ngo muzehe akavuza induru ako si wanyu butarara ibigori ko mbona ukunda akagori yaka nta ibigori bitaba mu Rwanda kuko buriya ikigori ni cyiza ikigori uracyo tukagihekenya ikigori tukiryamo kawunga ikigori tukinywamo igikoma twebwe noneho cyatwara bihekenyaga bibise babyita ku kinyogo kakagori kaba kagifite amata kakiva mu murima kubwahekenya ariko nyine eba none ngo nk'umubyeyi uri konsa yihekenye karakagori eba namashereka rwose umwana aronka ukumva kakiri kabisi katarakomera icyo bita umubeya dushishikarije noneho ababyeyi bonsa babyeyi muri iyi minsi bagiye bahekenya akagori kakiri kabisi kaba gafite vitamini kongera amashereka ubu rero nawe niko wagombaga kwirira kabisa kubera ko nawe amenye ngeze ndi umubyeyi ndonsa ntabwo wonse ariko uri umusaza nawe kakongera intungamubiri kakongera iminsi yo kubaho iyo tuvuze abasaza b'iyi minsi oya uyu nguyu we noneho si no gusaza gusa reba arashaje gerekaho sida nimba agera ari karakagori kamwongera abasirikare yaka ntukansebye mwana wa mama ndakubaha urere ngera ndi muzima kwakanye ngo nta sida ufite mama kuri nigeze kunyipimira ahubwo anyica ubwenge yarampimye asanga ndi muzima ahubwo nkiyipima sha ariko ubwo yasanze uri muzima yasanze ndi muzima yahise yiha icyizere ko ari muzima ndi muzima ubwo nawe yahise yiha icyizere ko ari muzima ariko yaka
bwana aba naranduye sida cyangwa warayanduye na za nzoga tunywa tugotomera ntitwaba twararangiye enda we nambe nawe usigaye urya noneho ngewe nywa amayoga sindye aho ntaha mpaba ariko bya bintu njya mvuga weho uriye ukanywa igikoma ukabona intungamubiri zihagije we n'imyaka 5 wazayigezaho bayize imyaka 5 yazanayirenga ariko kubera ko reba buno afite ari muri 52 kandi reba ukuntu akomeye ngayibaze noneho anywe igikoma akarya neza isoko mwagishe nzongera guteta ngo anyemerere ngaho ngo ndwaye sida ngo ngaho imyaka 150 uracyatereta muze niko muzehe ariko jya wemera kuri muzehe niko muzehe bahizi uracyatereta none se mwebwe so mugana so mugana niho tugana ariko twebwe tuwemera ntiwagira amahirwe yasaza bakamwita muzehe kubera iki wowe wanga kugira none se kuki kwemera kwitwa muzehe kandi uri muzehe kuki ibuye rimenye ku rugondo rw'Igisukuma ibuye ninde se ibuye ubwo suri ibuye ubuye uva gukomera ibuye ni wowe cyangwa ibuye ni uyu nguyu ngende urugondo uri fera beto wowe urugondo rw'Igisukuma ariko ibuye buriya rimenye ku rugondo rw'Igisukuma uzarebe umufundo ukuntu ari kubita ikintu bigahita rimeneka ariko urugondo urashaje muze mwemera ko mushaje noneho ibintu ari kuvuga n'ibitekerezo n'iby'abasaza rwose muze uyakoko impamvu bavuga ngo uzalina yoko mureke njye mbasobanura icyo bisobanura niyo bavuga ngo ibuye rimenye ku rugondo rw'Igisukuma umwana w'urubyiruko ufite imyaka 20 ntabo mujya mwumva se bakaba ngo uriya mwana yongo apfa akiri muto ugasanga arapfuye nk'umusaza w'imyaka 60 agihangana n'ubuzima akiriho ni nk'uko nyine n'abasaza bapfa byose ko ari ubwo buzima tuba tugomba kubaho muri iyi si rero insoresore z'iki gihe zibona umuntu atangiye kumera imvi uyungura yabaye muzehe ngo agiye gucomoka agiye kwigendera none se ubundi yini iyo uri muzehe uba uri muzehe mwese iyo bavuze nkawe w'umusaza iyo bavuze ngo akabura ntikabone ikintu nyina w'umuntu baba bashatse kuvuga iki ni ukuvuga ko buriya ufite mama wakitaba Imana buriya ubuze ibintu byinshi akabura ntikaboneka ni nyina w'umuntu kuko nyoko abagufitiye akamaro kanini nawe ukuntu nibariza abantu ari umugore n'umugore wawe umugore wawe umugore na mama wawe bavuze ngo hapfemo umwe wahita hapfa nde wenda tuvuge mama wawe uracyamufite n'umugore kandi uramufite bavuze ngo hapfemo umwe wahitamo nde nta n'umwe navuga ngo muvuze amahitamo avuga ati byanze bikunze umwe agomba gupfa hapfa nde shangewe akamwana nakwigendera bagasiga kandi baguhaye amahitamo y'abantu iyo umugore wawe na mama wawe wowe utarimo baravuze ngo uriya niwe ugomba gusiga mama yagenda n'ubundi se ko yagiye nabaye kandi yagiye ariko buriya ngewe mama wanjye uramufite n'umugore wanjye uramufite ufite mama wawe mama wanjye n'umugore wanjye hacomoka umugore ndakubwira impamvu mama wanjye agasigara si byo bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu kuko mama wawe iyo apfuye ntandi wongera kubona undi mu mama wawe nk'uwo mama wawe yarigendeye noneho nta wundi mama wongeye kubona ariko buri umugore apfuye ushaka undi nyine washaka undi uyu mugore yagenda ugashaka umugore tuvuge nk'umugabo iyo afite umugore akitaba Imana umuntu watubwiye ngo tuvuge umugore wawe ariko ubwo se ugira urukundo mana urukundo ruri ariko umugore wanjye yacomoka umukecuru wanjye agasigara uzi ko buriya niyo mpamvu bajya bavuga ngo nta mwana amasandrine we wamwumvise bahizi babe wumva nzavu reka twigarukire ku none se tukiri aho ngaho umugore waramutse ari ku bitaro agiye kubyara kandi akaba ari bubyare ari bubagwe vuga ati hagati y'umwana n'umugore haragenda umwe hagenda umwana impamvu hagenda umwana yego nyine umwana yagenda nyine agasigara mu kazabyara undi abakiri muto burya umwana iyo
umubyeyi agiye kubyara ni wa mwana utaramenya uwo basa, ni wa mwana ashobora kwitaba Imana, wa mugore agakira akagaruka nkamutenda tukazabyara undi. ukabyara undi. Nzovu, reka hari ikibazo nshaka kukubaza. Ko abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo iyo umuntu hari igihe akina nk'ibintu muri filime ugasanga biramukurikiranye. Hari filime waba warigeze ukina hanyuma ukabona nk'ibintu wakinnye bikubayeho? Inda bishobora kuba nk'urugero, inda bishobora kuba bitarabaye kuri njyewe, ariko buriya nanone ushobora gukina nka role uri indaya, sibyo? Bikagukurikirana n'umuntu kandi byaragukurikiranye. Hariyo wakinnye uri indaya. Hari umuntu w'umugabo, ega buriya nta mugabo uba indaya, aba ari umukiriya wazo. Kuko ntabwo nese umugabo harugura mubona ahagaze ngo baze bamubwire iti tuguhangaye nangaye, ntabwo atega. Umugabo aragenda nk'urugero yakamwa niba ari umukobwa nkagenda nkamusohoza cyangwa nawe akanyihamagarira, ahubwo ese kujya agaturu kamwe nangaye ngo hamagara ngewe nzi yakamwana agahita ambwira yakamwana agahita ambwira ngo agaturu ni 5 atamwe cyo kwa ni 2 nge se abakongorera se mu muryango wandi ne batabumva byari kurara gusubije ikibazo mubaje ahubwo hisunkata nakubajije. Hari filime wigeze ukina ibintu wakinnye bikagukurikirana nk'ibintu wakinnye uri byo ukabona wabitekereza ukabona byigeze bisa naho ari nkabyo biri kuba muri iyo minsi? Hanjye nakinye filime nkubitwa n'umugore bagezeho arankubitabye, none kandi none ubu ngubu nyabwo nkubitwa n'abagore. Agukubitabye none ubu aragukubitwa n'abagore, none ndakubitwa da ntamukubita neza kabisa. Nta mugabo nta mugabo urankubita, nkubitwa n'abagore. Ariko ikintu nzova kubwibyo wakubwiye ngo akubitwa n'abagore, nawe buriya Nzovu umubajije inshuti afite nyinshi n'abagore, kuko bashobora gufata abagore nk'umunani akabicaza hariya akabasengerera kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ariko Nzovu uzamusangana n'abagabo barenze 3 ari kubasengerera, asengerera abagore. Kubera icyo kunda abagore se? Abagore nyemvugisha uko abagore twamaze kuvuga nibwo twavuga nyine nibihe byiza wowe wagiye ubona ku bagore ku buryo abari gukunda ku buryo umugore aragufurira, umugore arakubyara. Mbese barabagore bose iyo wicaje nk'abagore 8 uri kubagurira inzoga bose baragufurira. Oya igabura abagore iri umugabo umwe ukica mu bagore nk'umunani abo ufite ishema, abandi ishema umva kandi ndikubwiye abandi bagabo barimo kunywa muri kabari barasha ngo Nzovu bira bigore byiza afite yicaye nabyo, nawe ukumva wanezerewe kubera ko wicanye n'abagore bari kugushima mu bwanwa, abandi bagufashe mu ijosi. Aguze ko iyo unywe inzoga utari kunywa n'igitsina gore inzoga ntimika, ariko agakwiriye no kujya unyuzamo ukagurana n'abagabo, kuko ubundi wagakwiriye kugira inshuti z'abagabo. Iyo urumugabo ugomba kugira inshuti z'abagabo, none wowe kugira inshuti z'abagore gusa yakagafata kararyoha. Cyari umugore wari wakurwanirira, umugore wari wakurwanirira freedom freedom uri kubwana n'umusazi, yaramurwaniriye ariko nofika anyishyuza amafaranga. ubwo nuvuga ngo iyo utambutse iyo mfite nka 2 ndamuha ngo ajya guteka yabise umuntu witwa Mama Queen. Amuzize iki? Mama Queen yaranyatatse ashaka kumuta byandi byiwe, Freedom baramukubise. No Mama Queen ashaka no kwirukanka, Freedom abafasha amabuye aramwirukankana. Ubwo nanjye ubwo ikinyenetse ntega moto nitanitahira. Burya abasazi baratinyana. Uzima Mama Queen ukuntu yigira umusazi, wumve ko yabonye uwo musazi wundi aramwirukankana, kandi wowe uri umuntu muzima ntiwamutinyuka, ahita akwereka ko ari umusazi. Wumve ko yahuye n'undi musazi aravuga ati byawe birya ibyanjye, nawe hari igihe ajya asara, hari igihe akora ukabona noneho ibisazi biwe none se ahantu akuramo imyenda ngo ari kutwemeza agasigarana ikariso gusa, ntiyabikoze uhari.
sava ngo umuntu ni muzima hanze ku karubanda. Yaka hari filime wigeze kuba uri gukoranaho na Siya, urugendo kugira ngo uhure na Siya ni hehe byatangiriye kugira ngo uhure na Siya? Asiya kugira ngo nkine muri filime ya Siya, ngewe ajya gutangirira filime niwe wantumyeho, nanamushimira cyane, niwe wanzanye i Kigali. Yakuzanye i Kigali wari uri he? Nabaga ibyumba mu nkambi, kuko ngewe ndi impunzi, icyo gihe nabaga mu nkambi. Ahita nzana i Kigali, nkihagera bita dutangirira filime Gatarina, nanamushimira cyane. Nuvuga niwe wampaye umurongo mu mujyi wa Kigali, niwe wanshingiye na fondasiyo yo kwinjira muri sinema nyarwanda. Ni ubuhe buryo yakumenye? Uburyo yamenye, hari utuntu nagiye nkora ku mbuga nkoranyambaga, ba Dekate bakadupostinga n'abandi bantu bakadupostinga. Bwa mbere Manibu aza kundeba, Manibu aje kuvuga ngo Manibu niwe waje kukureba. Manibu niwe wangezeho bwa mbere, anankoresha ikiganiro nkiba mu ntara. Amaze kunkoresha ikiganiro ahita anshomeka Siya, kuko we bari baziranye nyine babana i Kigali. Avuga ati rero kari agatipe ka Yaka tukazanye i Kigali ugatangira filime yawe, kari agahungu we mbona wakabyaza umusaruro. Asiya nibwo yahise antuma i Kigali, mu Covid yari no gutangira. Ndaza ubwo mba nkwamiye kwa Siya, nkajya njya mu rugo mu nkambi, ariko mba kwa Siya mu rugo. Yaramuhaye inzu, yaraguhaye inzu? Mbiwe mu rugo kabisa. Hari akwirebera? Oya, tugiye yabaga Igikondo, tuva Igikondo twimukira Kicukiro, tuva Kicukiro twimukira Nyamirambo, tuva Nyamirambo duhita twimukira Kwirebera. Kwirebera niho yagiriye muri Amerika. Hanyuma rero Nzovu muhita muza kuba inshuti mute? Nzovu nawe twahuriye ku ndi muvandimwe witabye Imana bita Vidi Frank, yari afite channel bitaga Rwanda Parazi, yari ifite filime yacagaho bitaga Ubutumwa Bugufi. Vidi Frank niho twahuriye n'uyu rero muracamatanye muhuje ibitekerezo. Nzovu guhura na n'uyu munsi abantu bagiye badukunda. Filime Gatarina nayikinyemo, ubwo tubatanya dukina na Yaka, n'ibyo turakomeza twinjira no mu biganiro, tukaza dukorana ibiganiro, mbese dusa nk'abantu bahuza. Nzovu yabarabanje tuhurira kwa Vidi Frank, icyo gihe twakoranye ikiganiro ari kumwe n'uwo bita Satani, uri abakinanye muri Metere Nzovu. Tuba tumenyaniye aho ngaho, arongera noneho nyuma yaho ansanga kwa Siya. Siya nawe amaze kumurekirita amuzanye muri filime Gatarina. Tubwo tumenyaniye aho ngaho, tukadura no mu interview, abantu bagenda badukunda. Kuko abantu bagiye badukunda rero tukagenda duhurira ku ma interview yagiye atandukanye kuri channel zitandukanye. Ubwo natwe akenshi ukomezanya gutyo. Uretse nko muri iyi minsi wenda akenshi hari igihe n'umuntu yabashakaga ntababone kuri telefone, ubwo mwebwe mwabashaga guhuza mute kandi umwe yarabaga ari ukunda ruko? Na n'ubu ntabwo tubana, buri wese abukwe n'undi akabuka. Ariko ubu ngubu none bamusigaye mufite amatelefoni igihe twashakaga nimero yawe tukayibura. Nibyo tuba ko umugore arafasha. Yenda Yaka mbere atarashaka ntabwo yamaranaga telefoni igihe kirekire, wasangaga bayimwibye bagize gute, ariko aho yashakiye umugore kubera gutaha kare mu rugo iwe akagera gute, ntabwo bagipfa kumwiba telefone. Ariko warubaje ati mbese ko nta matelefoni mwabaga mufite, njye na Yaka mwana twahozaga gute? Njye nabaga nzi aho Yaka mwana atuye. Nimba ari nk'umuntu wampamagaye ngo ndashaka kuba ikiganiro kandi ndashaka kukiba muri kumwe na Yaka, nahitaga mu gitondo nzinduka nkaboneka njye kureba Yaka, nkamubwira ni kana ko ibintu yashaka ko tumukorera ikiganiro. Ubwo tugahita tujya gute, tugafata moto tugahita tujya kugikora. Ni ukuvuga ngo Bahizi akenshi umuntu umukeneye aramumbaza, nanjye umuntu nkeneye ahita mbaza Nzovu, kuko batuzi dukunze kuba turi kumwe aho ngaho muri iyi minsi. Kuko none ubwo nta gihe wajyaga ugenda ngo usange wenda Yaka ntawe uhari, cyangwa ngo ugende usange Nzovu ntawe. Ubwo urumva hari igihe najyagayo
yaka nkamubura ariko hari icyo gihe hari abandi bantu babanaga nawe hari igenda yakamwana yabaga ashaka kuvuga iti ngiye hana henda hari nk'ahantu bitaga ku nganji twakundaga kuhakorera none yakanamubuze aho yabaga nkaba najya kumurebera nkaho ukora ku kabari nta nubwo ari ngombwa reka ko tuba turi kumwe ni ukuvuga ngo umwe aramutse abuze n'undi yakora cyangwa se ukamuhuza n'undi muntu ariko kubera ko abantu bumva yuko baduhuza cyane cyane kubera ko bazi nyine konge na nzovu turyoshye ikiganiro cyangwa dufite undi mwihariko wacu bakifuza kuduhuza ariko utanaduhuje umwe akabura ntabwo byakubuza gukora shaka mbese mwakoze itsinda rikaze ko ushatse mwazaryita izina nk'ubu ubundi mwazatekereje uburyo muryita izina rino tsinda yehoresha hari umuntu wafunguye tubicano ahita ngo nzovu ya kamwana inzovu ya kamwana hari abantu ko tuzabakorera uwo muntu gusa nk'uko Urban Boys abantu bagenda bakoresha amazina y'abandi ugasanga umuntu aragiye afunguye cana afunguye Instagram akoresha izina ryawe ariko bya bintu birahanirwa uramutse umumenye ukagenda ukamutangira ikirego ahita kwishyura n'amafaranga neza oya gusa ntabwo ari byiza gusa kwishyura ariko rewe n'igihe nawe ubusanga nta n'ikintu yibereye nta n'ikintu yibereyeho nawe wenda byaranze ugasanga n'ubundi ugiye ariko inshuti zanjye nafunguye tubicano ni inzovu 150 inzovu desa sekante ni cano y'abahizi Venuste nzaza nka nimugwa nka nijoro nkora akantu nshyireho nijoro uri bakozi bacu content yawe ni ukuvuga ngo ni ugukora akantu kawe uzajya unyurizaho utuntu twawe ninyurizaho utuntu twanjye twa tw'iminota nka 15 tutagize ndukiye buriya iyo YouTube icaye gitangira ntabwo ushyira ibintu birebire urabanza ukagenda ushyira utuntu dutoya uko igenda izamuka ujya ukagera no ku minota 30 none ajya muri rwego rwo hejuru ukaba wakora n'iminota 40 uko igenda abantu bayikunda ahubwo ikiri hasi aribwo ugomba gukora cyane kugira ngo izamuke ajya ibintu bitari birebire ariko ugomba gukora kenshi gukora kenshi reka mbikubwire kuwa mbere ugashyira akaganiro kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kimwe kirangira ese yaka nzovu ninde muntu mwakoranye mu mafilime ya kera twakoranye mu filime ya kera mu mafilime ya kera uba wumva ukumbura ukavuga ati no muntu bibaye byiza twaba turi kumwe nk'uko mbana na yaka buriya rero reka nkubwire kubera ko twese i Kigali buri wese aba yirukanka abagira ati ugiye kuvuga ngo ndashaka ko uyu muntu twaza turi kumwe buri gihe kiragenge nta muntu namenya kuko buri wese aba yibereye mu bye nta muntu ujya utekereza wumve uvuga ati uyu nguyu bitewe n'ubushuti twigeze kugirana mba numva namukumbura nkumbura gute se ushaka gukumbura Kanyombya yaba yinkoreye imitsingi nubwo mwamwicanye akaguko ingumi niko ateye Kanyombya wajya no gukubita nk'umuntu navuga wenda nakumbura nkavuga ngo turi kumwe n'umukobwa twakinanye ariko ubu ni umumama ni mukuru ni umuntu twakinanye muri filime bita Zirara Zishya wa wundi witwa Nyirantama nanjye umuntu nakumbura ariko se abandi ni Nyirantama uyu muntu nkumbura niwe bita Mabuja Mutoni Asiya ariko ngakumbura sosiyete yose ukuntu twabanagiwe ariko vuba agiye kugaruka yarambwiye ati mwese nzongera mbagarure umushoferi wanjye mwese bayaka ukuntu twabanaga barumuna banjye nongere mbagarure dusubire muri ya sosiyete buriya igihe uba warabaye muri sosiyete y'abantu nk'umunani y'abantu nk'icumi mukongera mugasubirana kwa kundi twarakumburanye tukabona turongeye turahuye azaba dukoreye akantu sosiyete iriya sosiyete wowe enda wazaza ujyayo mugiye gukora ariko iriya sosiyete uvuga ngo ubayikwansa nk'uko wabaga umenye ko washatse ufite urugo enda wazaza ntabwo wajyayo ngo urareyo rimwe kabiri gatatu kane umugore wa biriya bintu iyo wubatse uba wubatse ubu oya ntabwo nakongera gusubirayo ariko wenda najya ngerayo ariko wazaza ujyayo yaba yongeye gusubira mu bya filime cyangwa mu biganiro ukaza ugenda ukamukorera nk'uko ukora abandi akaguhemba akagira gute cyangwa igihe udafite akazi ukaba wanamusura
iwe mu rugo mukaganira. Oya gusa uriya mwaka mabuja aragaruka hano mu Rwanda, agiye kugaruka noneho kuba mu Rwanda. Umugabo bazajya bari muri Amerika, Asi yari hano, ariko Asi isaha n'isaha akaba yasubira muri Amerika, kuko uriya mwaka arahita abona ubwenegihugu. Ko umugabo we afite ubwenegihugu n'abana be ni Abanyamerika, nawe namara kubona ubwenegihugu azajya yibera hano, ariko ari Umunyamerika ubibera hano. Oya rega yakabura tujye tuvugisha ukuri, buriya muri Amerika ni ahantu ngo buri wese ajya mu kazi kiwe akagera gute, kandi tubone Asi afite amafaranga regabo, niba bo bafite imitungo urabyumva, urashobora kuza agakora ibindi bintu akora, ashobora gukomeza mu iby'amafilimi, ashobora kuvuga iti reka nkore ibiganiro nk'uko abandi babikora, akaza ahubwo Asi nagaruka ahubwo aduhe n'akazi nta kibazo, kandi turanamukumbuye Asi. Asante sana. None tutarasoza turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni nk'iyihe ni nk'icyo uba wumva wifuza uvuga ati intumbero yanjye y'ahazaza ni iki ngiki uba wumva wifuza ntazageraho? Ngewe urabona umujyi wa Kigali waradusize, ntabwo ari uwacu, n'abafite ubushobozi barimo kuvamo. Intumbero mfite urabona ndi koko nk'ubwo muvuga ngo ndimo kugana mu zabukuru, ndashaka nibura kureba nkagura akabanza mu nkengero z'umujyi wa Kigali, namara kukagura nkakubaka, igihe nzaba nanapfuye nzagira aho nsigira abana banjye. Rega buri ibibazo tukunda kugira iyo iwanyu bafite icyo bagusigiye, ushaka kugiheraho muri ikikaba fondasiyo wabanza guheraho y'ubuzima bw'abana banjye. Kandi indi ntumbero mfite umwana ubu azajya mu kabiri segonderi, ndashaka yuko namara gufata indangamuntu nzamushakira amafaranga yiga imodokari, mushakire perima yikorere, noneho ku buryo nanjye Sandrine nashaka ko azaba umushoferi. Oya akazaza ntwara mu yo nzagura. None se ubwo nuko uvuga ngo umukobwa wakajya gutwara kazantwara umwana nibyo, aho kugira ngo nonse icyambere ngewe amaguru yanjye ni magufi, ajya kuzabigiraho mu gihe kingana. Rega aya mafaranga dukora ni menshi, tugiye tuyabika tukajya mu bimina mu masosiyete, imodoka zose zisigaye zigura ngaha miliyoni enye. Ntubona imodoka nziza? Babahize arenda kugura imodoka da. Uragura imodoka se ba mama kwini bakwemereye ba Nyiramenyo na bayive? Oya tuye tuvugisha ukuri, buriya ujye wiyaturiraho ibyiza, imodoka tuyibone. Imana yega nta kitatwimye, ahubwo yagiye biba bisuka amahirwe masa rwose. Ayizi nuyigura nugura imodoka ntari mfite yawe nyine nzagutwara. Uretse kugenda ariko nkubaza ikibazo kimwe, uretse kugenda manze nkubaza ikibazo kimwe. Warushatse kunshika? Nawe ngucitse buriya ngewe. Yewe ikibazo cya mbere nkubaza, yasinzi yaturaho wowe kutavuga iterambere ryawe kugira ngo tumenye nawe vuga iterambere ryawe. Yewe ntabwo nzi ngo ejo bizaba bimeze bite, iby'ejo bibara b'ejo. Urumva njye ntabwo nakubwira ngo ejo bizaba bimeze bite, kuko n'ejo nshobora kubyuka nanapfuye. Urumva rero ntabwo ndi kwiyatiraho gupfa, wese ntuzapfa. Ase ubanza nta byiringiro ujya wigira, ugiye kujya ukunda kuvuga ngo wumvuza ububona nta kindi kintu ukeneye. Oya ibyo twifuza byo ni byinshi, ntabwo wenda ari kuvuga ngo nifuje imodoka cyangwa se ngo nifuje iki. Ibyo twifuza ni byinshi, uretse gusa ko nta bubasha dufite bwo kubyigezaho. Ibyo twifuza ni byinshi kuko nta wanjye ibyiza uretse kubura ubushobozi bwo kubyigezaho. Ariko ibyo dukenera kuri iyi si, ibyifuzo byacu ni byinshi, nta nubwo ari n'imodoka gusa nk'uko uyu mugabo abivuze, si n'ikibanza gusa, ni byinshi. Ariko kubibona nicyo kibazo, ko ntabwo wakwizera nk'ubu Nzovu mu myaka 52 aracyafite icyizere ngo azubaka etaje. Kubera iki? Ni nka Nyarudindi ruvuga ngo afite icyizere ko azarongora umuzungukazi, azamurongorera he? Birabyo Nyarudindi rwa aribeshya kuvuga ngo azarongora umugore w'umuzungu ngo afite isezerano. Imana yarabimubwiye. Ejo uramubonye afite igikapu tutazavuye. Bana asante sana. Okay, reka tubashimire, murakoze bakunzi ba Mudasobwa Show. Imana ibahumugisha. Okay, abakunzi ba Mudasobwa Show, Imana igihora ibarinda, aho mwaburiye mujye muhora muronka.